reka umwishyire. Ntabwo wamenya icyo yakora muri iki gitondo, ntabwo wamenya umurimo we yakongera kubaka muri wowe. Umubwire ngo ndi hano mwami, ndi hano mwami, wamfatiye byose muri Kristo Yesu, ndashaka gusa nabyo, ndashaka kuzurwa nabyo. Uwiteka Mana Nyiringabo, turagushimira igitondo waduhaye cy'umugisha, turagushimira ko mu babyutse twagize umugisha wo kuba mu Uwiteka Mana Nyiringabo, tukabyuka dufite amagara mazima, tubasha guhagarara ku maguru yacu, tubasha kuvuga, tubasha gufungura amaso yacu, tubasha kugenda bigakunda. Nuko hari umurimo wawe ugikomeje muri twebwe Uwiteka Mana Nyiringabo, ubwo tutapfuye ngo tuze mu ijuru, ubwo tutapfuye ngo turuke muri paradizo. Nuko hari ibyo ugikorana natwe, nuko hari imirimo, nuko hari umuhamagaro, nuko hari ibyo dutegerejeho ko byaguhesha icyubahiro muri twebwe tukiri hano ku isi. Turaje Uwiteka Mana muri iki gitondo kugira ngo twubake mwami waba, dusanze ibintu byose biduhesha kumera nkawe twarabihawe muri Kristo Yesu. Nta kintu watwimye, nta na kimwe ngo kandi byashingiye mu mbaraga z'ububasha bwawe.